Hey yo beautiful people out there, mihanda yose ya Kigali, waba uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, banje kukubwira ngo most welcome, tutibagiwe na diaspora zone, baba diaspora bacu baba dukurikiye bari hanze y'igihugu. So today rero tukaba tugiye guciringa kuri It's All About Trend. What we got, guess what we got muri It's All About Trend yacu y'uyu munsi. Nkuko mubizi rero, as we told you, ifite ibice bigera kuri bitatu. Igice cya mbere turi butangirane nacyo aricyo bita It's All About Dance, aho tugenda tukubwira ibintu biri on trend kuri iyi mihanda, ese cyane cyane mu gice cya dance, ese nabahe babyinnyi bari kubica bigacika bitewe n'ama videos ba droppinze, bitewe n'ama choreograph bagiye batanga. Tuvuge hagiye gushutingwa indirimbo runaka, hakaba hari umuchoreograph wakoze choreograph za dance, ugasanga zafashe igihugu cyose kuva ku mwana muto kugeza ku musaza, barazizi neza cyane. So ukomeze kubana natwe kugira ngo utaza gucikwa ayo makuru yose agiye atandukanye. Mu gice cya kabiri ho turagaruka, turimo turagenda tukubwira muri It's All About Fashion, akaba ari cyo gice cya kabiri kigize ciri yacu uyu munsi, ariyo bita It's All About Trend. It's All About Fashion rero turaza kurebera hamwe uruhare leta yacu iri kugenda igira cyane mu bikorwa bya Made in Rwanda, ariko by'umwihariko ku bintu bijyanye na fashion, imyenda, cause nibyo bintu turimo turavugaho right now ahangaha. Twongere kandi turebe one of the biggest fashion influencer companies, aho twakubwira nka company bita Imboni Art Creativities. Abana bafite impano bagenda bakora ama creativities, cause imyenda yabo ubwayo irivugira. Iyo uyirebye ubona ko they got something in mind, bro. I'm not joking. Okay, igice cyacu cya gatatu rero turaza kurebera hamwe what we got in the industries, music industry yo mu Rwanda, aricyo bita It's All About Music. It's All About Music rero yacu uyu munsi turaza kwibanda ku gice cya hip hop, kuko abaraperi barakoze cyane, aba R&B barakoze, Afrobeat barakoze, gusa uyu munsi twatekereje ko dushobora kugaruka ku njyana ya hip hop imaje gutera intambwe igaragarira amaso ya buri umwe. Nkuko tubizi twese, ntabwo ubundi hip hop kera mu minsi yashize mu bihe byagiye bitambuka byari ibintu abantu badahereza value, batumva ko umuraperi nawe ashobora kuba yakora akabasha kuba yagera ku kintu kizima kigaragara. Ariko kuri uyu munsi abahanzi dufite bagiye batwereka itandukaniro, batwereka ko bishoboka, batwereka ko hip hop ishobora no kuva mu Rwanda ikagera muri East Africa, even na whole Africa, komeza kugeza ku isi hose. So as we told you rero, nkuko twababwiye, igice cyacu cya mbere cya It's All About Trend cyitwa It's All About Dance. Niki dufite muri dance muri iyi minsi, niki kiri ku mihanda, niki kiri on trend muri dance. Ahangaha rero tukaba tugiye kurebera hamwe ababyinnyi batatu babashije kuba ba dropping videos nziza cyane zirimo creativity, zigaragaza ko ari aba professionals, zigaragaza moves za fresh, choreographers zimeze neza. So n'izindi mu magambo rero, reka dutangiranye n'umudanceri wa mbere wakoze video imeze neza cyane kabisa, iri kubica bigacika. Niba utarayireba, you miss something big, man. Uyu mukobwa rero akaba yitwa Ijisho the baddest. Ijisho the baddest akaba ari umwana ukiri muto cyane, gusa ugaragaza energy, ugaragaza ko ari talented, bigaragara ko hari ikintu kinini cyane arimo aragenda akora muri iyi music industry, cyane cyane ikintu kijyanye na dance. Kuko urebye iyi video yakoze y'indirimbo ya Ihere star bita Hot Body. If you don't know what the hot body can do, go and choose the show you, bro. I know that turagaruka utera comment umbwira ngo she's the best. So umubyinnyi wa kabiri rero nawe wabashije kuba ya dropping video ikamera fresh cyane, igasaza imihanda. So sinzi nimba namwita umubyinnyi kuko
video bayikoze ari abantu babiri, so bakaba bari bamaze n'iminsi basaza social media baconfusing abantu bavuga ati se baratandukanye, ese baracyari kumwe, ese bimeze bite noneho muri iyi minsi bakaba bari kuba confusing nyuma ya break up bari bamaze iminsi barakoze, ariko bakaba bari gusohora ama videos menshi bari kumwe bagaragara ko bishimiranye, ubona ko ari ibintu byiza cyane. So uyu nawundi rero akaba ari Jojo Breezy na Divine Uwa, bakaba baradropinze video dance y'indirimbo bita ta 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 ya Burna Boy featuring Travis Scott. So ikaba ibirenze bya danje. Go and check it on their YouTube channel. Uragaruka umbwire ngo bimeze bite aba bantu rero, urabona bimeze bite. So aba bantu rero ikintu ngiye nakubwira kuri iyi video nuko bagaragaje ko they are the professionals. As you know, they are one of the biggest dancers we have in this country, cause umaze gutwara ibikombe bigiye bitandukanye, bari mu ma video nyarwanda menshi agiye atandukanye. They influence on social media, bakora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko when we say dance bari mu bantu bazi imbere twumva muri iki gihugu cyacu. Ese abantu benshi njya nkunda kumva ba confusing bavuga ngo bashobora ko badashoboye dance, ariko akundi ngo umuntu ngabazi gutigita, azi gukora ibiki, ariko kuri uyu munsi ho noneho ngewe bitewe na video bakoze, go and check it, uragaruka umbwira ngo ese barashoboye cyane bashoboye babyihorere. So ku mwanya wa gatatu rero tukaba turi kuhasanga abapeti bakiri bato cyane bita Afromira, bakoze stage ejo bundi muri GNZ. If you check it up down there you will see it. Bakoze stage nziza cyane muri GNZ aho baperforminze, ukabona bafite choreography nziza cyane, ukabona bafite move as you see, ukabona bafite ama move meza cyane. N'abana rero nabo bari so talented, mboneraho no gushimira CEO wabo nabonye ngo batozwa n'umuntu witwa Saido Dancer. Shout out to you, you are making a good thing. Ko aba bana urabona ko barashoboye, bafite avenir bameze neza, nabo mu minsi iri imbere rwose barimo baratanga icyizere ko industry nyarwanda bafite ikintu kinini cyane bazahinduramo. So mu gice cyacu rero cya kabiri aricyo gice twahariye fashion, aho tugenda turebera hamwe what is trending fashion. Ese niki kiri gutrendinga muri fashion muri iyi minsi hano mu Rwanda se cyano hanze yarwo? Cause we talk about fashion, ntabwo twebwe twita ngo ni KGR ni Majyaruguru na Amajyepfo, twe turakubwira fashion muri rusange. Fashion nkuko twabibabwiye rero, turatangirana n'inkuru y'ukuntu leta yacu irimo iragenda ishyira imbaraga mu gushyigikira urubyiruko, mostly urubyiruko, kugira ngo tubashe kuba twakora design zacu mu rwego rwo kwihangira umurimo, duteza imbere made in Rwanda. Niyo ndabona mu minsi ishize like 4 days from now, Honorable Minister of Trade Prudence Sebahizi hamwe n'abayobozi bagenzi be, harimo Rwanda Trade, harimo Honorable Ambassador Jean de Dieu Uwihanganye, bagiye gusura icyanya cy'inganda Masoro, aho bari gusura inganda zigenda zikora garments, imyenda kuva ku ipantaro, boxer, isengeri, t-shirt, imyenda nyine tu yakorewe iwacu made in Rwanda. Bari guteza imbere bareba ese bigeze ku yihe level, ese twakora iki kugira ngo tubashe kuboostinga, twe exporting no mu mahanga babashe kubona iby'iwacu karite bifite, se bimeze bite. Tutizimbye mu magambo rero, ndashaka ko dutarukira muri one of the biggest fashion influencers companies nababwiye, ariyo Imboni Art and Creativities. As you see aya mafoto, iyi myenda ni imyenda yabo bikorera, kandi n'abana bazi ubwenge, n'aba stylist ku giti cyabo, bakaba models, bakaba bize n'icyo ndavuga ko akaba they are so amazing kabisa, bafite ibikorwa bya fresh biri byivugira ubwabyo kabisa, kuko bakora ibintu bifite quality. So you need to visit them, for more information kabisa, you need to visit them. They have many things kabisa wakishimira. Tukiri aho rero nkaba ngiye gukomeza
tujya mu gice cyacu gisa nk'aho aricyo cya nyuma, ariko we have something inyuma yacyo, kantu gatoya ga challenge ka danje. You stay tuned kugira ngo utaza gucikwa n'ibyiza biri inyuma brother. Ibyiza hari biri imbere, kubera ko I still have many surprises for you. So reka dufata akaruhuko gatoya, rero turagaruka duhita tujya mu gice cyacu cya It's All About Music, aho tugiye guhita turebera hamwe ese niki kiri trend muri music industry mu Rwanda, mostly mu Rwanda, kubera ko as a London twe dukeneye tubanze supporting and as a London tubishyire worldwide, and then we'll talk about them later. Iyo nkuko nabibabwiye rero, uyu ni umwanya wacu turebera hamwe n'ibiki dufite muri industry nyarwanda, kuko iki gice twinjiyemo aricyo cya gatatu cyitwa It's All About Music. It's All About Music rero yacu uyu munsi tukaba twavuze ko turi burebe cyane cyane ku njyana ya hip hop cyangwa se rap music. Rap music mboneraho no kubabwira ko abatumirwa banjye b'uyu munsi ntago muri bubashe kubabona kuko bagize imbogamizi banengushye, ariko nta kundi buriya barakazi. So music y'uyu munsi turareba ku ruhande rwa hip hop. Ahangaha umuhanzi uri ufite akazi kenshi cyane muri iyi minsi, mbona nubwo batari kumuvugaho on social medias, umuhanzi bita Papa Cyangwe afite album iri so sweet kabisa. Niba ukunda injyana ya hip hop ukaba utarumva iyi album ya Papa Cyangwe, go and check it up kuko iriho indirimbo nziza cyane zirenze. Iyi album rero ikaba yitwa Now or Never. Now or Never ukaba uri busangeho indirimbo nka Mama featuring Real Roda. Iyi ndirimbo Mama featuring Real Roda nako nakaririmbo keza cyane waririmbira umubyeyi kandi uri n'umuraperi. Bya bindi bavuga ngo abaraperi n'abantu b'ibirara n'ibiki, ntabwo ibyo bikora Papa, byiyorere kabisa. Ahubwo ukaba ukomeze twiganirira kuri iyi album ya Papa Cyangwe Now or Never. Hari indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nk'uko nabikubwiye. Hari indirimbo bita Ntibatubona featuring Bruce the First and Bulldog. Ntibatubona nayo urumva ko it's another big bang kabisa, uko Bulldog muramuzi bikoryo yagiye akora mu muziki imyaka ingahe yose irashize na n'ubu. Shout out to you maniga Bulldog kabisa, urarenze kabisa. Itafari ryawe uri gukomeza ugenda ushyira kuri industry nyarwanda, cyane cyane uzamura injyana ya hip hop, ni ikintu cy'agaciro cyane kuba tugufite muri industry. So tugagaruka tukareba hari iyindi ndirimbo yitwa Kansirida afitanye na Yamanu, ku bantu bakunda uturirimbo dusa nk'abavuga ku bantu b'abakobwa bo mu cyaro, something like that. Nawe it's a good song to hear, nawe wakareba kumva ko So apart from Papa Cyangwe rero turakomeza twambuka tureba no mu bandi bahanzi benshi bo baraperi kuri iyi mihanda barimo baragenda bakora ibintu byinshi cyane kandi birenze, ibikorwa byiza kabisa by'indashyikirwa. Tugomba kubasupportinga kugira tubereke ko energy baba batakaje, ubwenge, ibishoro byose baba bashyize mu gikorwa cyabo atari ibintu byapfuye ubusa. Uyu rero nta wundi ni umuhanzi bita Bruce the First. Bruce the First akaba afite indirimbo yita 6am kabisa. Uyu muhungu gukubita rhymes za danje, uburyo rhyming nyine, uburyo style y'uburyo aririmbamo uba wumva ni ibintu byihariye, ariko he got the talent kabisa. Maze n'iminsi mbona ku social media menshi za Instagram zahe ari mu bahanzi bake cyane bamaze kujya muri zino ndege nshyashya ziri kuza mu Rwanda, za drone atwara abantu babiri na pilot kuko iyi ndirimbo 6am maze iminsi mbona ayikorera promotion ari muri iyo ndege, ari kujya ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye. So urumva ni igikorwa cya danje kuko hari abahanzi benshi cyane baba bari kubyifuza ariko batarabasha kubigera, ariko we akaba yacivinze icyo kintu. Tukiri muri hip hop turagaruka ku muhanzi wacu Kevin. Iyi ni indirimbo ya dancehall yakoranye n'umukobwa bita Njeleya. Indirimbo ikaba yitwa Best Friend. Just best friend. I'm not good to see. Indirimbo ni nziza, go check it on YouTube, kuma platforms yose iriho ni neza. Ubu your support
is needed. Wagenda ugatanga support yawe kuko kugeza kuri ubu ndarimaje kubona imaje kurebwa n'abasanga 265. So turacyakeneye akazi ko gukomeza supporting man our favorites. Nimba ukunda umuhanzi kubera iki kugufata umwanya wewe mu supporting ari ibintu bigoranye cyane, kandi ushobora no kumufata uri kureba ibindi bintu bidafite agaciro. So nkomeza kubibutsa ko I have the surprise for you in the last minute of this. Ndaza kuza kubabwira aga surprise keze cyane. Mwebwe icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone updates za It's All About Trend zose n'ibyo Road TV ikomeza uploading bikugeraho tanu kwa tanu. Ngiye turi kumwe kuri mic. The mic hyper is your boy Carlos 23. I think I got my swag back, bro. Stay tuned.